n'umuntu wihambira ku ijini ngihambira kuri dayimoni umba bikabe binda huko Labani burangiye yewe mu kwizera kwanje yego mba nsaba Imana nzi ko nasengeye ibintu byinshi njya nsaba Imana ko hari igitondo kimwe tuzahagurutsa uwapfuye akazuba. Iyo rero umuntu atarapfa nizera kwakira ibyiringiro. Yego. Niba Yesu yudukorera yarahumuye impumyi zahumye. Yego. Yaracishije ibirema byari birema bagashira imbago hariya. Niba yarazuye abapfuye uwapfuye yavuye mwuka kabaho. Kandi yosomye Yohane 14 ku murongo wa 12 havuga ngo iki? Haravuga ngo nukuri mwebwe abanyizera imirimo ngora mwebwe muzakora neyegiruta kuko ngewe njya kwa data. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose yo mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abaye mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amore bane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndi hatuma Imana Concorde. Reka mfata umwanya nshimira wowe wafashe ikiganza cyawe urutoki rwawe ugakanda ahantu handitse subscribe. Burya ubudushigikiye kuko ibiganiro dushyizeho ujye ubibona kandi ni inkunga ikomeye. Reka ngushimire nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwo bwa mbere ukayikanda n'ukuri ngusabiye umugisha. Nanjye icyo nabasezeranije no kutabicisha irungu. Nabyutse kare yego mve Musanze ubu nibereye Ibugoyi mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero. Ibugoyi ku Nkama. Yego ntago ari ku Ngamba ntabwo ari ahubwo hanibereye inyuma yaho umutware ka Muzinzi. Yaho umutware ka Muzinzi yaratuye ubu niho nibereye. Ntago naje kwiga amateka pe ahubwo naje kureba umukozi w'Imana kwa kuri nabasezeranije kuri abakozi w'Imana batabivanze bari amavuta y'Uwiteka kugira ngo tujye dufatanya kuvuga imbaraga z'Imana. Amen amen. Niba ufite n'ikibazo umuhamagara gusengera. Amen. Uyu mupapa turi kumwe yitwa Pastor Bizimungu Laban. Eka mendezi kumuvugaho byinshi abanza dusuhuze anadusengera uganga Imana tuyobore muri iki kiganiro. Karibu Pastor. Basuje mene databo kuri Concorde official. Yego. Imana bane nabo kandi tindane natwe cyane. Mbabasisi Imana ndakore ku Imana bigumane n'abakunzi bacu. Imana ikomeze bagirire neza. Yego. Amazina ni Labani Bizimungu kandi yeretse ko ibyo ndi umwana w'Imana. Yego. Pastor dusenge. Umwana w'Imana. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu ndagushimiye. Izina ryawe niryubahwe. Urakiranuka kandi ugira neza bugacya bukira. Uri Imana y'imbaraga kandi ugira neza bugacya bukira. Ndagushimiye kuri Uwiteka wakoze imirimo bana natwe. Utugeje ku itariki kuri uyu munsi ngo tuwishimiremo. Hari benshi barwaye batagibonye itariki ariko twebwe tugeze kuri uyu munsi no mu kwezi. Mana turagushimiye izina ryawe niriyishyirwe hejuru. Ngaho bana natwe Kristo myiza dufashe kandi twegere ineza n'imbabazi zawe bikora imirimo n'ibitangaza kugira ngo izina ryawe rishimye kuko uri Imana isumba byose. Nubane natwe ubane na Concorde ugiye kuyobora kino kiganiro nanjye ubane nanjye Kristo myiza umwuka wawe abe muri twebwe atuyobore data mu izina rya Yesu Kristo. Nabano badukurikiye nabo ubane nabo Kristo myiza. Buri wese mu ruhande rwe wite ku kimugoye ku cyifuzo cye ku kimuhangayitse ku kituma arataryamye Kristo myiza ndetse umubere igisubizo bya byose kuko uri Uwiteka. Gumana natwe muri byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen amen. Pastor twagushimiye ko waduhaye ikaze hano mu rugi wawe. Natwe tuguhaye ikaze kuri Concorde TV show. Murakoze cyane. Yego. Amen. Bahe bagukumbuye. Ya cyane. Cyekora yashize iminsi ndagera ku iki kinyamakuru cyane. Yego. Ariko kubera Imana turageze. Ariko bumve ko nta rundi rwango rwawe ruhari ahubwo ni kwa kundi isi nyine hari ibyo tuba turimo igihe mbonye umwanya Pastor akaba yawubuze igihe yawubonye nanjye nkaba nawubuze gutyo dore ko tutanaturanye Musanze na Rubavu harimo intera. Bibaho cyane ko twoburana ariko ndarwango rurimo. Yego. Ndibuka ikiganiro twakoranye bwa mbere. Naranditse ngo kuri titire
pastor wakubise ingumi igini yego hashize nk'ameza agera muri 7 izo mbaraga n'ubu uracyazifite nose zagiye ndaho zagiye keretse Yesu abaye atakiri atakihari hakigiye Yesu agiye hari imirimo ye iracyakorwa aracyadukoresha ibitangaza bye biracyari muri twebwe ahubwo nkibaza ngeza aho tujye iminota mike yamaza umaze kwitaba nka telefone zirenga 5 cyane abo bantu bose baba guhamagara ni bantu ki aba n'abantu nyene bashaka kugirirwa neza n'Imana giranye Imana ibagiriye neza bakiriza uburwayi dongo agira ibintu byinshi Imana irema ku buzima bwabo buriya kokorode muri iminsi abantu barababaye kandi nanone amakuru naha bene data badukurikiranye hirya no hino ku isi aburiya miki gihe Satani yaragurutse kugaba ibitero ku bana b'Imana kugira ngo abatere gushidikanya abatere gushidikanya niyo mpamvu hari indwara zidasobanutse ibibazo bidasobanutse bidafite impamvu bidafite ukundu ariko iyo habayeho gusenga tukegera Imana iriyubahisha ikesha icyubahiro yego none se ntagize telefone zakumena amatwi Poisi telefone uzimanaginga gute zino telefone rero kuzitaba na buriya nabwire n'abantu harugomba kumpamagara magana iminsi 3 n'icyumweru taramfatisha ariko buriya rimwe rimwe kabitaviye ku ruhare rwanjye cyangwa se ku ruhare rwe hoko akabara akaryango Imana ibitarafungura munashobora kumpamagara ukwezi kose ataramfatisha undi yambamagara rimwe bigendanye nuko Imana yamufungira umuryango yebana pa bigata bihuza ndari kuvugana ni telefone bikabihuza nuko ndaya gusengera undi muntu ko ari nabo nsengera live bakaza hano ngasengana nabo ngabasengera bintu bikagenda neza ubwo rero no kubasaba kwihangana baje bihangana iyo yafashe telefone rimwe bishobora kwanga kabiri kwanga 3 bikanga ariko amaherezo bikazakunda apfa kufite indego nicyo ushaka ariko pastor nkorana ibiganiro n'abantu benshi kandi nawe tumaze gukorana ibiganiro birenze 2 birenze 2 ibintu birenze 2 biba ari byinshi nta muntu urashyiraho comment ngo ntabwo ujye umufata urebye yenda nshobora guhamagarwa reka ndangiye runo rugero yenda ngahamagarwa n'abantu 10 mu isaha ariko 6-7 ngaba nabitabye yego shobora kutagufata uyu munsi ko ndi kuyivugiraho ariko ejo wabikora ngagufata ngagwa service unshakaho yego barahari koko barahari abenshi nabafata ndetse nanjye buriya arigiye mba mfite n'amayinite nabona umuntu yaranshatse kenshi nabona kanya bate uyu muntu reka nze nanjye mwihamagarire nanjye ngafata telefone ngamuhamagara ngamuha service yarere kunshakaho Imana igahabwa icyubahiro ariko yenda kano kanya ashobora kumpamagara simufate ajya byihanganira ariko nyuma y'indi saha ejo namufata cyangwa nge ngamihamagarira ngama service yarere kunshakaho nose akenshi abaguhamagara bose ubona ibyo babwira abari nge sinabona ibyo mbabwira na abari nge sinabona ibyo mbabwira ariko Yesu uba muri twebwe afite ibyo kubabwira yego kandi Yesu yaduhaye ibyo kubabwira nanone kuko buratwikonegita kuri Yesu amakuru dukuye kuri Yesu tukayahereza abantu sadepa nico bashaka Imana ubwayo nico ishaka kubakorera kuko hari juzana n'ikibazo runaka ariko Imana y'ibindi ishaka gukora muri wowe Imana ikagwa ibitandukanye n'ibyo urushaka kuko burya Imana izi bidufitiye umumaro kuruta twebwe pastor nta muntu uraguhamagara ukamubwira ibye yangiza akakwihanira akavuga ati pastor impamvu ngiye kwihana ni iyihe nje naguhamagaye ndi gupinga nzi ngo ni amatitira aba youtubers nyine bashyiraho atariko ndemeye n'ukuri ni Imana igukoreramo iyo kese ntabwo yigeze kubaho ngo dusangize bijya biba cyane biraba rwose
baravatete nageze ati ni bya bikabyo by'abanyamakuru atariko imvugo nsanze ari yongiro rwose uramfashije kandi ndanyuzwe n'ikindi gihe nzagaruka bene nabone nabo bavamo n'inshuti bikarenga urwego rwo gusenga akaza kunsura hani wanje nanjye ngaba namusuriwe kandi twahereye kuri telefone ibintu bikagenda neza yego nta muntu baguhamagara ngo ujye gusengera wagerayo wareba ukuntu ameze agatenge umva ko nigenje aho sinzi niba ndahapfa buriya biraba kuko uragiye ugera ku muntu gasanga ararenga basiko ko abantu bambamagariye kungerageza kuko nareba uburyo bimeze ariko ngizera ko hejuru y'imbaraga za hano mu isi hari imbaraga za Kristo buriya ukundeba gutya ndago ngwira umunigo gumwe ekada ni umuntu wihambira ku ijini ngihambira kuri dayimoni umva bikabe bindahuko Rabani buriya ngewe mu kwizera kwanjye yego mba nsaba Imana nzi ko nasengeye ibintu byinshi njya nsaba Imana ko hari igitondo kimwe tuzahagurutsa uwapfuye akazuba iyo rero umuntu atarapfa nizera kwakira ibyiringiro yego niba Yesu yudukorera yarahumuye impumyi zahumye yego yaracishije ibirema byari birema bagashyira imbago hariya niba yarazuye abapfuye uwapfuye yavuye mwuka akabaho kandi iyo usomye Yohane 14 ku murongo wa 12 havuga ngo iki haravuga ngo ni ukuri mwebwe abanyizera imirimo ngora mwebwe muzakora niyiruta kuko ngewe njya kwa Data. Haleluya, amen. Iryo jambo rendisengeramo cyane. Oya niba Yesu ubwe twikone gitaho umwami wacu n'umukiza yaravuze ngo nukuri mwebwe abanyizeye yeno mirimo ndi gukora mwebwe muzakora niyiruta. Hoko nyongeza ngera komera bati Yesu tuzakora ibiki biruta ibyo wakoze. Ni ikihe kintu tuzakora kirenze kuzura? Yego. Burakuzura ni ikintu gikomeye kokorode namwe abatwumva ariko Yesu yavuze ngo mwebwe munyizeye imirimo ndi gukora mwe muzakora niyiruta. Turi kugendana iki kintu nekirangomeza ngizera ndashidikanya neba ngikigendana na Yesu umucunguzi wanjye Yesu Kristo kwari gitondo kimwe biteguye bacukuye irimbi bariteguye ko nzahagera ngakoraho ngavuga ngo haguruka mu izina rya Yesu agahaguruka agasubirana ubuzima. Yego. Undi kwizera niko kwambe cyane rwose. Undi ugiye mu bintu byose uvuga ati wewe ibi ntabwo ndabishobora niki ariko dufite urugero tugendera kandi burakokorode kuzura nigeze kubigerageza. Nigeze kubigerageza uretse ko abantu nanone hari ibintu baba baramaze kwakira mu isi bakababara ariko urebye bakanabona ko byashobotse. Nigeze bambamagara umwe yari umukristo nakundaga cyane umukristo rwose buri yari umuntu ubona akabona inshingano zazihagazemo. Yego. Ararwara mwubwo burwayi bwe ndetse afata no ku maturo bari bamusurishije. Buri hari abantu bakiranuka nubwo turabashumba mu mwana muteze amatwi mu byumve hari abantu bakiranuka no kugeza kukuka kanyuma. Mu dufaranga bamusurishe ku bitaro aho yarari kwa muganga afatamo kimwe mishora avati munjyanirire pasiteri wanje mu munjyanire ansengere none ituro ry'icyacumi. Kokorode kwakira iryo turo ry'icyacumi n'uburyo arembye namuswe nageze abararembye numva ndako Mana iri turo ryacire bigenda biti ariko nizera ko burya dusoza urugendo rwacu rwo gukiranuka twamaze kuva mu uyu mubiri. Igihe cyose ugihumeka ubu gifite inshingano zo gukorera Imana. Yego.
ibyo mba ndabyibutse. Okay, turunda rifata ndarisengera n'isengesho ndituma kuri bati Imana umugisha yararyamye ndetse wanamukiza. Hashize iminsi 3 barapfuye. Apfuye iyo nkuru kongeraho nanjye numva ko yakira birangoye. Mana aragiye. Ariko ndiyanimiya. Ndiyareba tumana rero. Okay, Kristo. Uko arurejo no musi nikuri. Ndagiye ngiyeyo. Ndagiye ngiye kandi nzi ko atari bushingurwa. Nagezeyo nsanga bamuse mu cyumba, bamuse muri serikeye, abantu buzuranye muri saro, mbwira bake barasohoka, nzikaza mugabo we, nyirabukwe n'abandi ba hafi yiwe. Okay, ndafate mwabane musohoke vuba. Ko bete sengesho. Ngo biti sengesho, ngo biti sengesho, ngo biti sengesho, ngo biti sengesho, ngo biti sengesho iminota 10, 15, 20, 30, 40. Abari hanze bari benda kumena urugi. Aturi gusenga ibiki kuri ko waturambiye. Ko waturambiye ko n'imvura igiye kugwa. Wareka tugaye gushingura muragira imvura duteshe. Abo twaturi kuba mu nzu naba bumva abantu bari hanze abatewa ngumva bari kunywa matipase atereka kiraro. Nabatu burendi rero basi ubwari banyore batanywa ngo ndekeraho. Reka ndekeraho n'ubundi babyakiye kwapfa ndakundi hako ngenda ngo ndabyemeraga. No baranyunamura. Buriya kokorode namye mutwumva hari isaha yo gukora y'Imana. Yego. Ushobora gusenga imyaka 3 ariko igisubizo cya kiri ku mwaka wa 4. Yego. Wagera ku mwaka wa 3 n'igice ukabura cogoye. Ukava mu nzira. Yego. Kandi igisubizo cyari kishe. Ushobora gusenga iminota 15 igisubizo kiri mu minota 17. Wagera 15 ukaba birarangiye. Igisubizo ukabura gicitse. Birashoboka ko Imana iri kunsubiza isaha ishize cyangwa isaha n'iminota 20. Ariko abantu baranjuhiranya. Tereka da ariko dutinza mbega huko numva nateje saga mu bantu. Numva gahunda yanjye ave muri seke cyane gahunda yanjye kwaru gukomeza bagisaha ngabona Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Koko urya nubwo dusenga ngo ba Elisa ba Eliya Imana yabakoresheje ngo naho Imana yakoresheje Eliya ngo aryama ku ntumbi ya kakana. Burya ntabwo yaryamye ngo ahita ahaguruka. Hari iminota byatwaye. Hari iminota byatwaye ubushyuhe buragaruka munasubira mu buzima. Turi kugendana. Kandi impamvu nuko uriya mubyeyi uriya mwana yavuze ngo mubanze muhamagara umukozi w'Imana anize. Yego. Umukozi w'Imana yagize namwe ngo dore ari mu cyumba cyo hejuru ugenda umusange urebye. Uriya muntu yari yamaze kwisetingamo ku mwana we atagomba gupfa. Ahamagara umukozi w'Imana. Iminota cyangwa amasaha Eliya yamaze kuri uriya mwana ndayo tuzi. Kuko biratubwira ngo ngibyo Yesu yakoze ngo byose byakandikwa. Ngo bitabo ndabwo tabonaho tubishyira ku isi. Bino bandika ninja make n'ingingo z'ingenzi. Yesu yakoze byinshi. Turi kugendana. Uriya birashoboka ko yenda amasaha 3. Akana ari kukagoragora akaryamaho akacugusa agaterera igihe kigeze mudo noneho ibiraje ko n'igisebe birakuranye umwana asubira mu buzima. Abantu kokoroti nebo banyunamye batoke ndakundi ko ndari bubabarese kubasumbya. Yego nanjye ndababaye ariko uyu rukunyura murango wave ngo ni mugore we. Yego. Uje kwate warati watinze yari nyirabukwe. Oya abate oya mano ubirebe rwose babyizeye bizeye ku rupfu bashingwe nibagende. Nuko mberekezanya nabo tujya gushyingura ibintu birarangira ariko nayo nabigerageje. Yego. Kandi no umunsi ndacabi testing. Kuko ari giye abantu dupfusha ngajya gushaka batari kumana nubwo ndi gusengesha urumango merekeza ariko mana oya wamugarura mu izina rya Yesu. Umeze ariko ako ngaho naranagiye turatabye birarangiye mwa. Ariko igihe kizaje bura umva ndi mwayo mavuta ni umva tugenda ndi mwayo mavuta ari gihe kimwe. Yego. Imodoka zasubirayo abantu bagataha umuntu agasubira kurya ibishyimbo bye n'ibijumba kubera Imana. Amen. Pastor reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana nk'iminota nkingahe. Dukomeza twivugira Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane.
ariko kwizera kabisa. Ibyo byiringiro ndabifite uyu munsi ndimo ndasenga ati Yesu nasenye ibintu byinshi ndabwo nshaka kujya ngoresha amasaha asale pakunde buye nasoma Bibiliya nongeye gufata igihe cyo gusoma Bibiliya. Yego. Kuko Yesu yagiraga ibihe byo gusenga ariko yagera kuri tere agiye gukiza agategeka. Yego. Kavuga ngo ndabishaka kira ndimo ndasenga Imana kugira ngo inyigishe icyo nakora ariko ngere kuri urwo rwego. Yego. Kuko nzi neza ndaga umutima wanyuncira urubanza nzi ko niyirije bihagije kandi ndakiyiriza. Yego. Nzi ko nasenze bihagije kandi ndacyasenga ariko Imana nakora iki ngo ngere kuri urwego. Yego. Kuko nasengeye abasasi kokorode basubira mu buzima baratekana ariko byandwaye iminsi. Yego. Cyakora barakira. Yesu habwa icyubahiro. Amen. Nukuri nasenye indwara zikomeye zirakira ariko bikandwara amasaha. Ngihanaguza mushwari gatutubikana ibyuya byaje. Ndimo ndasenga bati Yesu ko tugera ikirenge mu cyawe nyigishe. Hari karite ndarageraho nzamura mbishurira n'amasengesho semisha 120 nzayakore nishonjesheje ariko birangirira aho niyo minsi ya 20 ariko nanjye nengera ku kibazo kibwirize aho mbana senze nawe nimbagera dushyire mu bikorwa apana kongera ngo mwameze taba gira koko iyo ka rwego ndashaka urugeramo. Amen. Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Reka turebe ijambo ry'Imana tugiye gusanga hano muri Zaburi 115. Turasoma ku murongo waho wa 9. Ku murongo waho wa 9 tugeze ku murongo wa 11. Wambye kare minota mike. Yego. Kandi koko tugomba gukoresha igihe uko kingana kugira ngo Imana cyahabwe icyubahiro. Zaburi 115 ku murongo wa 9 haratubwira ngo abwoko bwa Isirayeli we wiringire Uwiteka niwe mutabazi wabo n'ingabe bakingira. Gwanzu ya Aroni we mwiringire Uwiteka niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Mwabubaha Uwiteka mwe mwiringire Uwiteka niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Shuti z'Imana kandi shuti za Yesu baduteze amatwi hano kuri Concorde. Tongeye gushimira Imana cyane kubona kano kanya keza cy'ijambo ry'Imana. Ariko hano ni Dawidi wabise muri Zaburi aravuga ngo twiringire Uwiteka. Twiringire Uwiteka. Ndatekereza ko iri jambo rirajyana n'amagambo tumaze kuganira yagaragaza kwizera cyangwa se ibyo dushaka kwizera cyangwa se urwego tugomba kugeramo. Aya magambo cyangwa se iri jambo ryakomotse ku bantu biringira ibigirwamana. Biringira ibigirwamana. Niyo mpamvu Yesu yabakwemo ibyo bigirwamana aravuga ngo mwebwe mwiringire Uwiteka. Kuko harabengira ibigirwamana bifite akanwa ariko ndibivuge. Bifite amaso ariko ndibirebe. Bifite amazuru ariko ndibinukirwe. Bifite ibirenge ariko ndibigende. Bifite imihogo ariko ndibivugisha imihogo yabyo. Dongo biraho biratumbiriye gusa biraterurwa bisigwa amarangi kugira ngo bihore biribisha ariko twebwe Imana yacu dukorera ndabwo isigwa amarangi ndanubwo iterurwa. No ndabwo iterurwa cyane. Niba abantu bashobora kurema ikintu kitaterurwa Imana yacu umuremyi wabyo byose natwe twese ndabwo iterurwa kuko ikwiriye isi n'ijuru. Haleluya. Nasomye Yesaya 66 ku murongo wa mbere harambwiye ngo ijuru n'indebe y'Uwiteka, isi n'indebe y'ibirenge by'Uwiteka. Atese twamubakira nzuki aho yaruhukira azaba ari handuki. Tuvugane ngo amena. Arangira avuga ngo ariko uwo netanu umukene ufite umutima umenetse agahindisha umushitse n'ijambo ryanje
ngo bene uwo ngo sinzamwirengagiza, nzabana nawe, nasenga nzumva, nasaba nzamusubiza. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Niba rero Imana ijuru ari indebe yayo, mwese akaba ari aho ikandagiye, bivuga ngo Imana iruzuye. ni ukuri. Wayiterura ufatiye he? Wazana kariteripirari? Wayiterura ufatiye he? Wabuhereye he? Hagana hese? Biciye hese muzihe nzira? Eca kwa Imana yacu ikabera hose icyarimwe. Niyo mpamvu rero mwitonde Imana yacu ibera hose icyarimwe. Mu ijuru iruzuye, mu isi iruzuye, hirya no hino iruzuye. Niyo mpamvu Dawidi yabakebuye, cyangwa ijambo ry'Imana ryabakebuye rirababwira ngo muve ku bigirwamana. Bifite amazuru ndibinukirwe, bifite amaso ndibibone, bifite iminwa ndibivuge, bihora bijunjamye gusa. Muzabaze Abafilisitiya rimwe bigeze banyaga Abisirayeli isanduku y'amasezerano, kuko kiragiye Imana agenderaga mu isanduku nimwe yagaragazaga imbaraga zayo. Ariko uyu munsi Imana iri kugendera muri twe. Ndabyo Imana ikiba mu isanduku y'amasezerano, Imana iri kugendera muri twebwe. Babikoze rero bibwira ngo bageze ku nzinzi. Bajya mu nzu y'Imana yabo Dagoni, batarika isanduku y'amasezerano hariya, na Dagoni yabo yari iri hariya. Baritahira bajya kunywa no kubyina. Ako buke mu tondo bagiye gusura, basanga Dagoni yaguye indagarane, yaguye yuba. Ko twari tuzi ko Dagoni yacu akomeye, none kuki yaguye? Baramwegura barongera baramutireka. Mwijoro batashe bagarutse basanga yongeye kugwa, akaguru kamwe kagiye hara no kuboko biri hara. Ibise ni biki kandi byagenze biti? Barongera bashaka sudire bateraho amaguru. Umva iyo Mana bateraho amaguru n'amaboko vrema. Bateraho. Barongera baratabibira ngo nibisa. Mu gitondo basanga Dagoni nono yahombaguritse. Abapfuma bati mwitonde. Iyi ni Imana ya Isiraheli. Uko mwikozeho iki kintu mwazanye hano. Dore n'abana bacu batangiye kurwara, mwebwirize musubizeho kare. Imana yacu ijya yirwanirira. Haleluya. Irihagije jya yirwanirira. Mwako gahe rero nibwo bongeye kurundarunda ibyo barundarunda, baravuga none tuyiherekeze, dushake n'amaturo akomeye cyane kugira ngo itaturakarira abana bacu bakakomeza gupfa, n'abadamu bacu bakarwarira ibibyimba. Ngo basubiza, ari nacyo gihe Obededomu yatabariwemo. Obededomu yarareze mu butayu. Ngo baragenda bageze mu gihugu, ngo baranyerera uzashaka kuramira isanduku, ngo itagwa hasi. Imana imugwa n'abayitana bagwa aho ngaho. Bagira ubwoba. Bagezeyo tereka da, urugendo ruracyarurira n'imvura yaguye. Niye dukomeza ibi, umusirikare wacu uza dore arapfuye, n'abandi barapfa. Huko mushaka hano muyibitsa. None twayibitsa hehe rero? Twayibitsa hehe? Barebye aho bayerekeze tirekada ko bari bamaze kumenya ko ari Imana iri kwica. Ariko hari harimo igisusu cya Obededomu. Barangije bavuga ati ariko Obededomu ko ari n'umukene ajya turushya. Buri mwaka mituweli aratugora, mu bakene tushaka aratugora, muri iki cyose aratugora. Muyijyanayo napfa ndabyo igihugu kiraba gihombye. Bayijyanayo bati napfa ikamwica, napfe n'abana be ndacyo bavuze. Umundi bari bari umutwaro kuri leta, turi kugendana. Bayijyanayo we ayibonye abati ubundi rero okay, na leta iranze abayezanya abwira ngo nipfire. Cyakora we yari amaze iminsi masengesho Imana ati humura, ibyo uzabona byose uzakomere, nzaba nshaka kugutabara. Ngo aho karahigamara afata, noneho rero muyijyane ku kariri kanje. Umeze ariko mujyana n'akameza ati mutereke ku kariri kanje, we n'amadamu barimuka. Imana barayicengeza bayitereka ku gitanda cyabo, bo baritahira. Nyekereza ngo amen. Haleluya. Barakomeza barasenga, mugore we n'umugabo. Ijwi rirasenga bati wowe mwembwe bagiye bakora uburenganzira mukoreho. Kandi cyakora ndukore haraguru udapfa nawe, huko ukore ku gice cyo hepfo. Agiye ku gice cyo hepfo asanga amasahabu n'ibintu byiza bari baherekesheje Imana. Imana yagikuramo. Ngo yahamaze amezi 3. Mu gihe cy'amezi 3 ubuzima bwa Obededomu bwari bumaze guhinduka. Haleluya. Iyi Imana yaje ubuzima burahinduka. Iyo ubwami bw'Imana bwaje,
ibintu birikora. Bana b'Imana kandi inshuti z'Imana, murekere tugane ku musozo. Niyo mpamvu hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo wa bwoko bwa Isirayeli we wiringire Uwiteka niwe mutabazi w'ingabo ibakingira. Wanzuye Aroni we mwiringire Uwiteka niwe mutabazi n'ingabo ibakingira. Mwabo wa Uwiteka mwe mwiringire Uwiteka niwe mutabazi n'ingabo ibakingira. Burari ry'abantu basaba kwiringira Imana bakiringira abapfumu. Hari abantu barura kwiringira Imana bakiringira abantu. Twarangemera kimwe. Hari igihe Imana ishaka gukora ikoresha abantu, ariko nanone Satani nawe akoresha abantu. Imana ikoresha abantu na Satani agakoresha abandi. Ubwo rero mureke twiringira Uwiteka, bari twikomezaho uko akumva bimeze kose. Uburwayi muranye imyaka bigerageza umara imyaka, ndakubwira ukuri umuntu azakubwiye ati nyamara reka Imana tujya hara mu bapfumu bo barakoraho ryake. Bashobora kugerayo bakoraho ndiryake ngoko bakubwiye, ukaba witeranije n'Imana kandi ndunakiri. Ariko Yobu yaravuze ngo nubwo napfa nzakomeza nyiringire. Nubwo wapfa ariko utiteranije nayo ukicwa n'icyo kibazo, ariko ntabwo Imana izakubaraho ikosa. Kandi hirya y'ubu buzima ndagutangariza ko hari ubundi buzima. Hirya y'urupfu hari ubuzima bw'abakoreye Imana. Reka dusoze nimwakire ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Pastor, Imana iguha umugisha. Amen, amen. Nukuri agarekwa ntashira. Twanakomeza ibyo twavugana byinshi, ariko reka duhinira hano undi tuzasubira. Eka nsabe ube waduhe nimero bakunzi ba Concord TV show bakeneye kuba wabasengera. Imana yaguhaye impano zitandukanye zo guteka abadayimoni bagahunga, zo kusengera abarwayi bagakira, n'izindi nyinshi. Uwumva yafashijwe akumva yuko mwasengana, reka utange nimero nubundi azaguhamagare. Ni karibu unadusoreze n'isengesho. Reka dutange nimero zacu ni 0788 24 53 826. 0788 24 53 ambuze ku iyo nomero ashobora no kunshakira kuri yino 0788 40 43 98. Ziboneka kuri WhatsApp. Yego. Imana ibishimire cyane kandi bagirire neza. Dusoze. Akini nakongeraho kumpamagara, ndagira ngo none nshireho limite. Yego. Bantu baje bagira igihe bampamagarira. Kuwa mbere rwose ni umunsi wo kwitaba telefone. Yego. Kuwa gatatu ni umunsi wo kwitaba telefone. Yego. Kuwa gatanu ni umunsi wo kwitaba telefone. Yego. Kumpamagara muri ni minsi nakwitaba ariko si cyane ngiyo minsi 3. Yego. Kucyo minsi 3 nanjye rimwe rimwe mba ndi mu bindi. Yego. Ariko kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu umunsi wahaye abantu wirirwa hano wicaye uri gusengera abantu. Ngafata agatebe ngasengana n'abana b'Imana. Yego. Abashaka kuza live bakaza tugasengana direct. Yego. Kuri telefoni tugasengana. Ngayo ngukorera. Reka dusenge. Mana uri mwiza kandi urakomeye, izina ryawe nirishimwe. Ngushimiye ineza n'imbabazi zawe Mana, nushyirwe hejuru. Girira neza twebwe abana bawe, dufatwe kandi dukomeze data mu izina ryawe ryera. Sengeye uyu mushiki wacu, sengeye umwene data anobane nawe kandi umugirire neza kandi umurengere kubyineza n'imbabazi zawe. Imigambi yawe data nisamwa mudukuni be myiza kuri we data mu izina rye rikomeye. Arafite kibazo amaranye imyaka, amaranye imesi, ariko ni wowe mutabazi. Ngocisha muri tugiye ngo twebwe abenzu ya Aroni, twebwe abo Uwiteka ngabo riwe twiringira. Ni wowe tuziringira. Mu makuba yacu tuzakwiringira, mu byiza byacu tuzakwiringira, mu bisubizo tuzakwiringira. Tutarasubizwa ni wowe Mana tuziringira. Izina ryawe nirishimwe. Senge rero uyu mushiki wacu mwami dukunda, ngahagumana nawe, ubane nawe, nerukanye kino kibazo mu buzima bwe mu izina ryawe Yesu Kristo. Bagaretse ikibi cyose cyari kimubangamiye, ndagitesha agaciro mu izina rya Yesu. Ngabana nawe, murinde muri byose, niko musenge ku Mana kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen.